nibaza kubera icyo utemeye ko mfa ngo mfane n'inshuti yanjye. Nshimira Imana rero yemeye yuko mpomba amaso ariko ikandonda. Ibyiringiro yuko Yesu nagaruka nzamubona n'amaso. Amen. Nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Imana iguha umugisha. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose kandi ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. None se umutima wawe uguwe neza? Ibyo ni byo nkwifuriza kandi nkabikwifuriza ibihe byose. Muri ubu buzima ikiba cyiza kuruta ibindi ni ukwifurizanya kugubwa neza. Nkaba mboneyeho gusuhuza abantu rwose bakurikira iyi chaîne ya Emerita Ministries. Imana ijya ikomeza kubaha umugisha, kandi narababwiye ngo igihe tugezemo nicyo kuba maso, tukitegereza, tugatekereza, tugashyira mu gutwi kandi tugashyira mu bikorwa. Niyo mpamvu muri uyu mwanya mubona twicaranye n'umuntu ahangaha. Ntabwo mubizi niba ari umugabo cyangwa niba ari umusore, agiye kutwibwira. Nkaba rero ngusaba wowe aho uherereye mu bihugu byose, haba muri Afurika, haba muri Amerika, haba mbese ahantu hose uherereye kuri iyi si, ndasaba Imana yo mu ijuru ngo iguhe gutega amatwi kandi iguhe kurushaho gutekereza. Rero ndagushimira cyane ko wahisemo kubana natwe. Ariko mbere yuko dutangira nk'ibisanzwe, kuko nababwiye ko Imana yacu ariyo dukesha guhumeka no kwinyagambura, reka tubaze dusenga Imana. Mana yanjye, ndagushimiye kuko uri Imana ishobora byose, ukaba uri Imana yaturinze kugeza kuri uyu munsi. Ibi byose ni urukundo rwawe, n'impuhwe zawe, ni ugukiranuka kwawe, n'ubwiza bwawe, ni urukundo rwawe n'impuhwe tugirira iteka, ubihimbarizwe. Ndagushimiye ko wemeye ko ndi kumwe n'uyu mwana w'Imana muri aka kanya, tukaba tugiye kuganira, akaba agiye kugeza ubuhamya ku bantu, ababwira ibyamubayeho. Ndakwinginze kugira ngo uduhe gutega amatwi kandi dushyire mu bikorwa icyo wowe udushakaho. Mana, urakoze kuko twumvise. Reka ku musozo abe ari wowe ushimwa, kuko mbisabye mu izina rya Yesu. Amen. Karibu, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Amena, murakoze cyane. Mbere y'uko nivuga, nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Uwiteka duhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye rero niswe n'ababyeyi. Nitwa Irafasha Edison. Ndi umusore. Mutuye he se? Muvuka he? Yego, iwacu aho navukiye ni Gatsibo. Ariko ubu ngubu bitewe n'amashuri no kwiga mba i Nyagatare. Uri Nyagatare. Wiga hehe se? Mu wa kangahe? Mu ishuri ryiga ibiki? Yes. Kubw'ubushobozi bw'Imana bo niga muri University of Rwanda ishami rya Nyagatare. Amen. Niga amateka ndetse n'ubumenyi bw'isi. Amen. Ngeze mu mwaka wa 2. Yego. Urakoze cyane. Iryo shuri se ryigamo abantu bose, hanyuma rikigamo n'abantu babana n'ubumuga bwo kutabona? Ya, ni kaminuza isanzwe. Yego. Kuko murabizi uburezi bwo mu Rwanda bushyigikira ikintu cya inclusive. Rero twiga tuvanze, kuko nko mu ishuri nigamo turimo turi abantu bafite ikibazo cy'amaso turi 5, kandi twiga turi abantu 146. Yego. Ubwo rero ni ikigo gisanzwe, nyine ni kaminuza isanzwe, ntabwo ari kaminuza iri speciale ngibe ari abafite ubumuga bwo kutabona. Twigana n'abandi. Imana ishimwe n'ukuri. Nk'uko mumaze kubyumva rero,
mwumvise yuko atubwiye yuko yitwa Irafasha Edizo, akaba ari umusore kandi akaba ari n'umunyeshuri muri University of Rwanda, akaba ariho yiga kandi ariko akaba abana n'ubumuga bwo kutabona. Muri aka kanya rero tugiye gukomeza twumva urugendo rwe uko byagenze. Ese Edizo yarwaye amaso, yavukanye se ubumuga? Ibyo ngibyo agiye kubituganirira, atubwira urugendo rwe. Mbere y'uko tuhinjira, mbese ufite ababyeyi bombi? Oya, ntabwo ngiye mfite ababyeyi bombi. Mfite umubyeyi umwe, mama wacu, kuko turi abana batatu mu rugo. Data yasinziriye kera, njyewe mfite imyaka 4. Yego. Ntabwo mfite uwa kangahe? Ndi umwana wa 2, nkurikira umukobwa ari we mukuru wacu. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma rero watubwira urugendo rw'ukuntu wagize ikibazo cyo kubana n'ubumuga bwo kutabona. Murakoze cyane. Urugendo rwanjye rero rwo kutabona byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2016. Icyabiteye rero na accident nakoze ndi kumwe n'abandi bantu, bamwe barapfa ariko ngiye kubw'ubushobozi bw'Imana ndokoka mu buryo bw'igitangaza. Nanjye ubwanjye ntabasha kuvuga none ngo byagenze gute, usibye Imana yonyine nyine iba ifite ubushobozi n'uburyo, niyo yandokoye muri iyo mpanuka ikomeye nakoze. Imana ishimwe. N'ukuri tubwire muri make uko impanuka yagenze. Murakoze cyane. Ubundi byari ku itariki 21 z'ukwezi kwa 2 2016. Byari on Sunday. Nari nabyutse nk'ibisanzwe, umubyeyi wacu asiga ambwiye icyo ndi bukore kuri uwo munsi. Ndangije nyine ndabikora. Ndangije kubikora, hari umuhungu wari inshuti yanjye cyane, twari inshuti cyane. Ubwo navuye mu rugo nk'ugiye kwahira, ariko ngeze mu muhanda mitamura nawe, by'abana duhita turya umunyenga ku igare. Nari numvikanye n'uwo muhungu w'inshuti yanjye ko turi bujyane kwahira, ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze n'aho yanyuze birangira tutakiri kumwe. Ubwo ngiye mfata decision mbitsa igare njya kwahira. Ubwo ngiye kwahira nyine ndagenda ndahira ndagaruka. Ariko ku makuru nahawe n'umwana murumuna w'uwo musore, kuko mvuye kwa muganga namubajije amakuru y'uburyo byagenze, arayama yose arayambwira. Uwo muhungu akimara kuzamuka yageze iwabo kuri uwo munsi iwacu muri quartier, hari hapfuye umumama wari umaze igihe muri arwariye CHK. Ubwo rero uwo mwana w'umuhungu na mama we bagiye guhinga. Bageze mu murima, wari umurima wari usanzwe uhingwa nyine bisanzwe, ariko muri uwo murima hakaba harimo umugina. Uwo mugina ntabwo barawuhingaga bakawukatira, ariko kuri uwo munsi noneho barawumennye. Bakimara kuwumena, havuyemo akantu. Ako kantu rero kari grenade, igisasu. Umumama akubise isuka, kuko barimo bamena nyine umugina, ako kantu kavamo mu kinonko karataruka. Kamaze kuvamo, umwana aragafata arakareba, abwira mama we yuko ari igisasu. Ariko bitewe nuko nyine hari hashize igihe kinini, ureba guhera 1994, ntabwo umubyeyi byigeze bitinda mu bwenge bwe, cyane ko yagiye mu murima afite gahunda yo koza kujya gutabara umuryango wo mu mama wari wasinziriye. Yari yanze kujya gutabara, n'ubundi nta kintu akoze, yari byari ukwihuta kugira ngo aze kujya gutabara, ariko hari icyo yakoze. Ubwo rero ako kantu yahise acyaha umwana amubwira ati ibisasu naho byaba biturutse
kavutse muri iki gihe arakamwaka akajugunya inyuma ariko gatakaraho umwana areba. None wa musore twari turi kumwe w'inshuti yanjye, wari inshuti yanjye cyane, nawe azamutse ageze iwabo, ubwo twari twumvikanye ko turi bujyane kwahira ariko ntibyigeze bikunda. Ageze iwabo mu kwezi kwa kabiri icyo gihe 2016 hari izuba ryinshi cyane. Mu kwezi kwabo kwa karindwi nabwo habayeho ya nzara bagiye bita amazina agiye atandukanye bitewe n'ahantu, nk'iwacu bahitaga ngo warembye ryari. Iyo nzara yabaye muri icyo gihe, hari izuba ryinshi cyane rero. Ubwo uwo mwana abwira mukuru we yuko hari akantu babonye mu murima, nuko mukuru we ahita atangira kumubwira ngo ajye kukamwereka. Umwana arabyanga ati ntabwo nagiye kuri iri zuba, hari izuba ryinshi cyane pe. Wa mwana rero nyuma yo kubyanga yahise ava mu rugo aragenda, wa musore aramukurikira. Agenda amwinginga kugira ngo ajye kukamwereka, ndetse amwemerera yuko ari bumuhe n'amafaranga. Urumva niba amwemereye ko hari ikintu ari bumugurire yamuhaye amafaranga, birumvikana ntabwo umwana yari kubyanga. Bahise bagenda, bageze aho mu murima amutanga kukabona aragafata. Amaze kugafata rero kuko twari inshuti cyane 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 ku buryo ubwo ku giti cyanjye iyo namuburaga numvaga nyine ntatuje ntafite amahoro, naramushakaga kandi nawe iyo yamburaga byagendaga gutyo. Twari inshuti cyane ku buryo ahantu hose twagendanaga. Rero ntabwo yigeze asubira iwabo, ahubwo yahise aza kwereka inshuti ye ngewe. Yego. Ubwo wa mwana aramubwira ati ariko ako kantu kitondere, ni agasasu kataza kugukoraho. Ari umwana ubibwira? Ari murumuna we uri kubimubwira. Ubwo bavuye aho bagitoye muri uwo murima, baramanuka baraza. Ubwo umwana akomeza kumugenda inyuma nyine amuha nka warning, icyo twakwita nka warning, amubwira ati witonde. Ariko kuko yari mukuru aramubwira ati umva inyuma ntagukubita, kuko nyine yaramurutaga. Yego. Ubwo baraza, yambwiye ko baje banyura ahantu umuntu yari arimo abumba, bahamara umwanya. Ubwo njye nari nagiye kwahira, ntabwo nari nzi ibiri kujya mbere. Ubwo nanjye naraje mvuye kwahira. Hari ibintu, hari imigani abanyarwanda bajya bakoresha, bajya bavuga, umwe bavuga ngo amatwi arimo urupfu niyumva. Nanjye naraje ntora ubwatsi, byari bugeze hagati ku gicamunsi, narabonaga ko inka ishonje. Sinayihereza ubwatsi nubwo nabonaga ko ishonje. Nahise mbutura nyine njya mu rugo. Ndangije mfata ibyo kurya ndarya, ariko ibyo kurya icyo gihe sinzi ukuntu nari imeze, sinigeze nabimara. Ubwo nabisizemo nibwira ko ndi buze kongera nkabirya. Ndabyibuka mu rugo hari hari mama wanjye umbyara, hari n'umukobwa wabaga mu rugo n'undi musore wari waje mu rugo. Mama aryamye mu ntebe mu mifariso, nuko njye mpagarara mu muryango. Nuko mama ahita avuga amagambo nibuka, aravuga ati yes Edi igihungu cyanjye. Nyine yabonaga ko nangiye gukora. Umva ko akunda umubyeyi yishimira umwana we. Njye rero nkimara kuva aho ngaho ntabwo nibuka neza niba naranyuze mu nzu cyangwa niba narazengurutse ngaja ku gipangu nkahita njya ku muhanda. Ntabwo mbyibuka. Gusa icyo nibuka cyo ni uko hari umupapa nari narayimvomeye amazi. Hari amafaranga yagombaga kumpa atari y'amayi. Ubwo njye nahise njya kumureba, maze kumureba ngezeyo ndanamubura. Ndangije ubwo ndamanuka nicara ku nziri twari duturanye iri ruguru y'iwacu ku muharuro. Noneho ubwo wa muhungu nawe bageze hahandi
bari bari kubumba amatafari bavugana n'umuntu wayabumbaga. Noneho barahava bajya hari ahantu kera twajyaga tujya kurebera televiziyo. Rero aho hantu bahageze twajyaga dukunda kurebera televiziyo kuko wa mwana yakomeje kumugenda aho kugira ngo nyine yagendaga amuha imiburo amubwira yuko ako kantu gashobora kumukoraho. Wa mwana bahageze yahise yinjira muri iyo nzu. Amaze kwinjiramo wa musore ahita amusiga aragenda ajya ahantu yakundaga kuba ari, ndetse yari yaranabayeyo bakora amagare. Ahageze rero wa mwana nawe asohotse aramubura. Amaze kumubura ahita aza kumurebera aho ngaho. Ahageze ubwo umusore ngo yarahageze bamuha ibyuma by'amagare, hari ibyo bita ngo isipani za pensi, ndumva ngira ngo yari afite n'inyundo, ntabwo mbyibuka neza. Noneho asanga wa musore ari kugacokoza. Arangije kugacokoza ngo havuyemo ngo imyotsi itatu itandukanyije amabara nyuma yo kugacokoza. Noneho wa mwana ayibonye gutyo, ariko yambwiye ko uwo mugabo wakoraga amagare yamubwiye yuko nyine utwo tuntu nabo kera ngo bajyaga baducokoza bakaduturitsa kwita. N'ubwo uwo mwana nawe ubwo yari arimo agacokoza agafungura kugira ngo arebe ibirimo imbere, kuko uburyo kari kameze kari gateye amatsiko pe. Kuko nanjye akangizaho narakabonye mbona ni akantu ntari nsanzwe nzi ntazi, ariko nyine uburyo kari kamezemo kari kameze nk'amavuta y'ijana, ariko gafunze sire, umufuniko wako urebekanamo imbere. Icyo nibuka nabonyemo akikanzanira, nabonyemo udushinge tubiri turi kwikaraga nk'uko konteri yikaraga iyo amazi ari kuza. Ubwo deja igihe wa mwana bagafunguraga kazana imyuka itatu ngo itandukanyije amabara, kari gatangiye kuba concentrated yo kuba katurika. Ubwo rero wa mwana ngakimara kubibona we yahise yigendera. Wa mugabo nawe wamutije ibikoresho aramubwira ko akantu najye kukajugunya. Ariko wa musore aravuga ati ntabwo nakajugunye, ntabwo najugunye imari iboro ngo naho nzayigurisha mu byuma bisaje, naho bampa ijana nzayafata. Mbese yarazi yuko ari imari abonye yitoraguriye. Noneho ubwo wa musore ubwo urumva kamaze kuba exposed yo guturika, yahise aza kwereka inshuti ye. Ubwo ahantu yavuye harimo akagendo katari kanini, ariko nyine karimo uvuye aho ngaho kugera mu rugo. Kubera ngewe ubwo navuye kwahira, maze kugera mu rugo nahise njya nyine hahandi nababwiye, nahise njya kuri uwo mugabo ngo mwishyuze amafaranga yarandimo. Ubwo yageze mu rugo ngewe arambura, kuko yari nk'umwana mu rugo nyine. Ubwo yageze mu rugo ababaza aho ndi, usanga simari. Ahita ava mu rugo arongera arazamuka ansanga aho nari ndi. Urumva muri icyo gihe cyose hari iminota yaciyemo. Ubwo ni jye waburaga nyine. Muri make twihuse ni ukuvuga ngo baje kukureba hanyuma kiraturika, hanyuma ageze mu rugo amaze kumbura ahise aza kundeba, azamuka ku muhanda niho yansanze. Aho nari nicaye rero ako kantu yarakamaye ndakareba. Nkuko nabivuze harimo udushinge twarimo twikaraga, kameze nk'aho iyo umuntu afunguye konteri turiya dushinge uko tuba twikaraga, natwo niko natubonaga. kandi harimo impeta nziza pe. Noneho ubwo ako kantu nkimara kugafata narakarebye, hariho
ahantu bari baragatemye kera bigaragara ko bagakubise isuka kera, ndetse naho bigaragara ko bagatemyeho uwo munsi. Rero ako kantu akimara kukama, kuko ntari nkazi, ntabwo nzi ngo twamaranye igihe kingana iki, ntabwo nzi ngo niba ari 5 cyangwa se 10, nta nubwo nzi ko cyaturitse, usibye ko babimbwiye. Ahubwo nongeye kugarura ubwenge numva abantu bari kundirira hejuru ngo Edi arapfuye. Ubwo mama nawe yaraje ambaza ati Edi ubaye iki, ni igiki kibarashe, mubaye iki, kuko ngo cyaraturitse cyane cyane cyane, ariko njyewe ntabwo nigeze mbyumva. Ndavuga ati ni ikintu Muhire yari afite, uwo musore yitwaga Muhire, ariko nyine nanjye ntabwo nari nyizi. Ubwo rero nkimara kumva, kuko nagaruye ubwenge nyiri aho ngaho, numva abantu bari kurira ngo Edi arapfuye, nari ndimo mva amaraso menshi cyane, ariko nkumva ndi muzima, njye ntabwo mpfuye nyine. Yego. Nagerageje kubyuka ndicara, ariko icyo gihe nkimara kugarura ubwenge naragize ngo ndebe biranga. Nari ndimo mva amaraso menshi cyane, ku kaboko k'iburyo hari ahantu umutsi wari wacitse, amaraso atungereza cyane, ndetse no ku kaguru k'iburyo naho hari ahantu hejuru y'ivi gatoya, hari ahantu cyankubise cyane kirankomeretsa, ku buryo nari ndimo mva amaraso menshi ku gihe cyo hejuru, ndetse cyari cyankomerekeje no mu maso cyane, cyankataguye, ku buryo nta sura yagaragaraga, ku buryo hariho n'abanyobewe ntibamenye uwo ndiwe, kuko cyaramaze gukubita, amaraso arava menshi, ageze avurira mu maso, ku buryo utamenya umuntu ngo ninde, cyangwa se ngo umenye isura y'uwo muntu. Rero maze guhaguruka ndicara, ariko guhaguruka biranga, manika amaboko baramfata, bamaze kumfata bahita banshyira mu ngobyi ya Kinyarwanda, bahise bankura aho ngaho banjyana kwa muganga, ariko wa musore we cyaramushwanyaguje cyane, ku buryo mu kumuhamba ntabwo bahambye umurambo nk'uko basanzwe bahamba, ahubwo bahambye inyama, kuko kugira ngo bamukure aho ngaho inyama ze bazirunze mu mufuka bajya guhamba inyama. Kandi bari bamubujije, akana gato kamugiriye inama kati wikinisha icyo kintu, aranga. Ibyo nakubwiye ngo amatwi arimo urupfu niyo. Rero aho twari twicaye kuri ako gasima, njye twari twegeranye cyane, ariko hari n'undi mwana wa mubyara wanjye wari uri kure yacu ho gato ugereranyije njye nawe. Niyo murakubwiye ngo narokotse mu buryo bw'igitangaza ntabasha gusobanukirwa no gusobanura, ahubwo byari mu mugambi w'Imana. Rero uwo mwana wari uri kure yacu ho gatoya cyaramukubise nawe, kimaze kumukubita we cyamukubise mu buryo bugaragara, yari muzima. Aho twibutse ko ari igisasu cya 2016. Yes. Nejo bundi aho. Kimaze kumukubita we mu bigaragara yari muzima, kuko yari afite ngo agakomere gato ku gatsitsino, kadakanganye no kumureba ku isura, nyine nta kibazo yari afite. Njye rero cyari cyankubise mu maso, cyambaze ku kaboko, amaraso ari kuva menshi, ku kaguru ari uko, ku buryo n'ubundi navuye aho ngaho bigaragara yuko nta sura nzongera kugira, deja ntari bunabeho, akaboko katari bube kariho, ndetse n'akaguru byagaragaraga yuko ndamutse nabayeho ibyo bintu ntaba mbifite. Ubwo navuye aho nta muntu n'umwe umpa amahirwe yo kubaho, ndetse n'abantu bantwaye mu ngobyi bagiye bihuta, narabumvaga icyo gihe bagenda bavuga ngo reka turebe yuko atapfuye, ndi kubumva.
ariko turagenda ubwo twageze kuri dispensaire y'iwacu, twagezeho na ambulance yahageze. Ariko muri uko kugenda ntabwo nigeze menya igihe twagereye kuri dispensaire, ubwo nahise mba nk'upfuye nyine. Ubwo tugeze kuri dispensaire wa mwana we, kuko mu bigaragara ntacyo yari yabaye, we yagiye kuri moto. Ubwo cyadukomerekeje turi abantu 4, hari n'abandi 6 plutôt, hari abandi bari bicaye hirya yacu nabo cyagiye kibakomeretsa bidakanganye cyane. Ubwo tugeze kuri centre de santé nyine, twinjira muri ambulance, twese badushyira muri ambulance, ariko ubwo ngiye nari namaze kuba nk'uwapfuye. Mugera kwa muganga muri make. Noneho ubwo bahita batujyana kuri hôpital. Tugeze kuri hôpital, ngewe sinahabwaga amahirwe yo kubaho. Tuhageze wa mwana wahabwaga amahirwe arapfa, ahita apfa. We nubwo mu bigaragara rero nta kibazo yari afite, cyari cyamukubise muri nyiramivumbi kirazamuka kijya mu bwonko, ku buryo mu gupfa kwe yapfuye ubwonko buca mu kanwa bumanuka bujya mu nda. Rero cyamubise physically, nakomeretse cyane. Ubwo tugeze kuri hôpital yo mu rugo iwacu, banjyanye ahantu nyine, barabanza baranyuza, bankatabura imyenda nari nambaye kuko urumva yari yangiritse. Umubyeyi yambwiye ko ahantu banyugirije babaga bagiye ngo bahabagiye inka. Ubwo bahise banzingazingira muri bya bitambaro byo kwa muganga, ntazi ngo ndiho cyangwa se sindiho, nari nabaye nk'uwapfuye. ubwo bahita banyohereza CHK. Ngeze CHK rero nabwo kuko cyari cyashwanyaguje cyane mu maso, ubwo bakoze nyine iby'abaganga, barandodadoda. Kuri uwo munsi n'uwawukurikiye, ubwo ni iminsi 3, umuntu waje kunsura bukeye bwaho n'ubundi nta makuru y'ihumure yigeze atanga, ahubwo yasanze n'ubundi nyimeze nk'umuntu wapfuye. Ndetse tugeze no kwa muganga, bajyaga ngo bahamagara mama ngo bamubaze ko napfuye, kugira ngo asange ibyangombwa nyine byateguwe byo gushyingura. Ariko Imana irandinda muri ubwo buzima, muri ubwo buryo butari bworoshye. Ubwo nageze i Kigali 2016, hari abarwayi benshi, maze kumarayo ibyumweru 2 maybe, nibwo bansezereye bitewe n'ababyeyi benshi n'abarwayi benshi bari bariyo, ariko bansezerera nakize. Ngeze kwa muganga rero nongeye kugarura ubwenge, yaciyeho iminsi 3. Ni nabwo bahise babwira umubyeyi wanjye yuko amaso ye yangiritse, nazongera kubona, ariko njye ntabwo bahise babimbwira, kuko abaganga baba bafite impamvu batahita babwira umuntu ikintu bitewe nyine n'impamvu yabo ya kiganga, kandi ni nabyo. Ubwo njye nakomeje kurwara, ariko nkumva ko nzakira, nzareba. Wenda impamvu ntari kureba ari ibipfuko bari bamfutse, nkajya mpuza ku nkeke muganga amubwira ngo amfukure, numva ko namfukura ndi burebe. Aramfukura, maze kumfukura sinareba. Ubwo mu bwenge bwanjye ahita hazamo yuko ninsohoka mu bitaro nzareba. Ubwo nabwo najyaga mbaza umubyeyi nkamubaza ati se ni sangahe, akambwira ati ni 9, ndetse akambwira ko ari 9 z'amanywa. Ariko njyewe wapi, kubera ntabwo nari mbimenyereye, nabonaga ari mu mwijima nyine, nkumva ari kumbeshya nyine, nkarira mubwira, nibaza nyine mu yandi magambo ko budacya, kuko nabonaga ari mu mwijima, kuko ntabwo bari bakambwiye ko amaso yangiritse. Ubwo igihe cyo gutaha kigeze, ndataha ariko ntakize, bakajya baduha amarandevu, nkajya njyayo, ariko tutaratahaho
nibwo nanjye naje kubwirwa yuko ntazongera kureba, nyine amaso yanjye yangiritse, ubu igisigaye ni ukuzajya kwiga inyandiko y'abatabona yitwa Braille i Rwamagana. Muri make rero ni uko byagendekeye, ariko nshimira Imana ko ubu ngihumeka nubwo nyine amaso yanjye yanziritse ntabona, ariko nubwo abantu bari babazaga ndetse n'umubyeyi wanjye ngo ko naba napfuye, ariko n'ubu ndacyahumeka. Imana niko yabishimye, ndabishimira cyane. Rero naho imvo n'imvano yo kutabona kwanjye kugeza amagingo n'aya ngaya. Ni urugendo rutoroshye rw'ubuzima, ariko se mu by'ukuri umaze kumva yuko utazongera kureba wabyitwayemo ute? Harya wavuze ko wari ufite imyaka ingahe wigaga mu wa kangahe? Nari mfite imyaka 15, ngeze mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye secondaire. Hanyuma urugendo rw'uburwayi ko bwari rumeze no kumva iryo jambo ryo kutazongera kubona byakiriye ute? Bitewe n'uko nari ndi umwana rero ntabwo nigeze mbyitaho cyane ngo binyafekite, ahubwo naje kwafekitingwa nabyo nyuma maze gukura. Nyuma yaho kuko nubwo nari nzi ko abantu bafite ubumuga bwo kutabona biga ngo bikunde, ntabwo nari mbizi. Hanyuma yaho naje no kugera mu gihe nihebye nkumva ko ari ngiye muntu utabona njyenyine uriho, ntabwo nari nzi ko babaho. Numvaga ko nyine abantu bose bareba, hari n'uwo mu rugo bavugaga ngo ntareba ariko nabonaga afite amaso. Ntabwo byatindaga mu bwenge bwanjye, ahubwo nabimenye ari uko nanjye mbigezemo. Rero naje kumenya amakuru ko hari uburyo abatabona biga. Ubwo twagiye ku yindi paje, ubwo ibyo ko nahomye byarangiye ngiye ku buryo ku rugendo rwanjye rwo kwiga. Yego. Naje kumenya amakuru y'uko hariho abantu biga bafite ubwo bumuga. Yes, batabona, ariko njye mu bwenge ntabwo nabyumvishaga. Kuko ndabyibuka nkimara kugarura ubwenge nyiraho twakoreye accident, hari ikintu cyanje mu bwenge bwanjye kivuga ngo sinzongera kwiga, ubu sinzongera kwiga. Icyo kintu cyaje mu ntekerezo zanjye icyo gihe. Rero nkimara kumva yuko abantu batabona ko biga, mu bwenge nkumva siniyumvisha n'uburyo umuntu utabona kwiga, kuko njye nari menyereye kwiga nsomesha amaso, nandika nkandikisha ukuboko bisanzwe. Ntabwo rero niyumvishaga n'uburyo umuntu yabasha gusoma. Byari mu kwezi kwa karindwi, nari nakoze impanuka mu kwezi kwa kabiri, nibwo nagiye mu ishuri rifasha abafite ubumuga bwo kutabona i Masaka, ndetse bakafasha umuntu kongera kwiyumva nk'aho ari umuntu muzima busanzwe nk'abandi, kugaruka mu buzima busanzwe. Nahize amezi 6, ariko mu buryo numvaga ko bitazakomeza, ntabwo numvaga ko nzakomeza kwiga, ariko nyine Imana yibizi impamvu ndetse ifite inzira nyinshi. Muri make uburize secondaire burayirangije? Navuye aho i Masaka. Braille inyandiko y'abatabona yarandijije cyane, kuko narasomaga nkumva wapi, kuko inyandiko dusomesha intoki. Urumva kuva ku gusomesha amaso ugasomesha intoki, ibintu bigoye bikomeye cyane. Rero navuye aho ngaho, umwami aramfasha njya kwiga i Rwamagana. Ngeze i Rwamagana rero niho kwitekerezaho byaje muri njyewe no kwiheba. Ubwo nasanze abana bafite ubumuga bwo kutabona babimenyereye, bo ntacyo bibatwaye, kuko nagiye kwiga maze amezi 11 nkoze accident. Njye ntabwo nari nakiyakiriye, ariko abo ngabo bari bariyakiriye, bo kuba bavuga buri kintu cyose bumvaga ntacyo bibatwaye. Ariko ngiye nk'umuntu wari ubigezemo vuba byaranyafekitaga, ni nabwo nitekerejeho cyane
ndiheba ku kigero cyo hejuru. noneho nasoma na buraye kuko byari byarananiye, nkarushaho kwiheba ndetse no kurira cyane nibaza impamvu Imana yabyemeye. mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, mu gihembwe cya mbere nize, abanyeshuri bansomera muri etide gukora ikizamini, umwarimu akansomera cyangwa umunyeshuri akansomera, urumva byari ibintu bingoye ndetse binkomereye. ariko ndabyibuka byari ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2017, nibwo nari ndimo nekereza ku kizamini cya leta cyo mu mwaka wa 3, migira Imana n'ubundi umuhigo wo kuzayishimira n'izamfasha nkatsinda. rero nakomeje kwiga mu buryo bungoye, ubwo muri icyo gihe ni nabwo nageze muri periode yo kwiheba, niga nihebye, ariko nkomeza kwiga bibyanga, ariko Imana ikomeza kugenda imfasha uko bwije n'uko bukeye. nyine uko ugenda urushaho gusoma no kumenyera, agenda hari ikigenda kiyongeraho, ubwo gusoma ngenda mbimenya ngera mu mwaka wa 3. ariko nabwo kwiheba ntago byari byarangiye, kuko ndabyibuka nagiye no kwa muganga, mbonana na dogiteri arambwira ngo ugabanye kwitekereza. Depression yari yazamutse, birumvikana, umuvuduko bawunsanzemo icyo gihe. rero ubwo ngaruka ku ishuri, Imana yanamfasha, sinageze mbona amanota mabi, ndetse no muri troncome Imana iramfasha nsinda neza, nza mu banyeshuri 5 batsinze neza mu kigo. yego. ubwo ariko ntabwo kwiheba byarangiye, byarazaga ubundi bikagenda bikongera bikagaruka. noneho ugeze mu mashuri, mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, nize HVP Gatagara, ishami rya Rwamagana. ngeze mu mashuri wa 4, mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, nabwo kwiheba byari byarangiye, ahubwo ibintu byaje guhinduka neza ngeze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. gusa mu mwaka wa 4 nabwo hari ikisa nkaho cyari cyarahinduye, kuko nari urumva uhereye 2016 kugeza haciyeho imyaka 4, ubwo urumva nari ngeze mu 2021, kuko hari umwaka waciyemo wa covid, niyo mpamvu nyine byatumye bigera mu mwaka wa 2021. rero narize, ariko nyine bigerageza kuza, ariko nabwo kwiheba bitararangira, kuko hari igihe cyageraga mwitekerezaho cyane. ndabyibuka twarimo twiga isomo, maze mwaticha aratubaza ku icyo bita ngo ni career opportunity, ngira ngo teacher agenda abaza buri muntu wese ikintu yumva azaba cyangwa se yifuza kuzaba. njye naramubwiye ati ndifuza kuzaba pasiteri. yego. noneho ubwo nyine buri muntu wese agenda avuga buri kimwe cyose, icyo yumva we ashaka kuzaba. njye mvuga gutyo, ndetse ndabyuka ari n'igihe nari narasenze nsaba Imana yuko nazaba pasiteri. ubwo tunkomeza kwiga, ariko burya isengesho naho ryaba ritoya umuntu asenze, burya naryo Imana iraryumva cyane. kandi niyo umuntu yarisenga asa nkaho atabyitayeho, Imana yo si umuntu, nta nubwo ijya yibeshya cyangwa ngo yibagirwe. rero ngeze mu mwaka wa 5 niho ubuzima bwanjye bwatangiye burahinduka burundu. naho ntabwo nari nakiyakiriye neza, ariko mu mwaka wa 5 niho niyeguriye Yesu. ubwo ni naho paje y'ubuzima bwanjye itangirira mu rugendo rwanjye rwa Gikristo. najyaga nibaza mu mutima, nkibaza nivovotera Imana nk'agasemana, ko
kubera iki wemeye yuko mara imyaka 15 ntareba nani ndeba ariko nkaba nzamara indi myaka yose ntareba kuri ino si. Icyo kibazo nkakibaza Imana. Rero ngeze mu mwaka wa 5 nibwo byose byahindutse, kuko ibyo nibazaga byose, mu byo najyaga ntekereza ku Mana, yaje kumpa igisubizo binyuze mu ijambo ryayo. Ko ngeze mu mwaka wa 5 nibwo natangiye gukunda gusenga, kwiga ijambo ry'Imana, kumva ibibwirizwa. Uwo mwuka wazamutse muri njyewe bugera ku kigero cyo hejuru, kuko mbere narasengaga ariko kwiheba byaza, nkiryamira, kujya gusenga singeyo, ikindi gihe nkajyayo bikanga nyine, kuko kwiheba byandushaga imbaraga pe. Yego, birumvikana. Ariko mu mwaka wa 5 niho natangiye guhinduka, mpindukirira Imana, nangira gusenga. Noneho muri cya kibazo nibazaga, Imana iza kumpa igisubizo cyacyo. Najyaga nibaza kuki ninjye wari ufite ibyaha byinshi kurusha abandi, nibaza kubera icyo utemeye ko mpfa ngo mpfane n'inshuti yanjye. Ariko naje kubihuza neza. Hari isomo riboneka muri Yohana igice cya 9 umurongo waho wa 3. Naje kubihuza n'ibyanjye nsanga ni igisubizo Imana impereye muri iryo somo. Ni igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be muri icyo gice cya 9, ni Yohana wayanditse ku muntu wari waravutse ari impumyi, ndetse babaza Yesu impamvu. Nuko Yesu abaha igisubizo, ari nacyo naje gusanga ko ari cyo gisubizo cyanjye. Imana Yesu yarabashubije ngo uyu ntiyakoze icyaha cyangwa se ababyeyi be, ngo ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amen. Ngeze aho ngaho rero nahise mbihuza n'ikibazo najyaga nibaza, niba ari njye wakoze ibyaha byinshi. Yesu aravuga ati uyu se wakoze icyaha, si n'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amen. Rero naje gusanga yuko igisubizo cy'icyo kibazo nibazaga ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri njyewe. Amen. Imana yarakoze kandi ihabwa icyubahiro. Yakugiriye neza, ubasha kwiga urangiza segonderi, ariko ugeze mu mwaka wa 5 niho wamenye ubutumwa bwiza, none usobanukirwa n'impamvu Imana yemeye yuko bikugeraho, kubera ko yashakaga umutima wawe, kandi warayemereye, umutima irawubona, kandi ufite ihumure ryinshi muri wowe, si byose? Ufite no kwizera kwinshi muri wowe. Nkurikije uko twavuganye, nkurikije uko bakumbwiye, nkurikije uko umeze, Imana yabanye nawe. Muri make twihuse, ndashaka kugira ngo tugere ku rugendo rw'uko wagiye kwiga muri university, n'ukuntu uyu munsi uhagaze, n'ukuntu wiga, ni iki kikugora, ni iki kikorohera, ugeze he, bimeze gute, urabitsinda, bigenda gute mu by'ukuri? Murakoze cyane. Ariko mbere ho gato yuko njya ku rugendo rwanjye rwa kaminuza, hari ikintu nshaka gukomeza kuvuga kuri ririya sengesho najyaga nsenga. Imana ikimara kumpa icyo gihamya, ntabwo yamaye icyo cyonyine, ahubwo hari andi magambo nayo naje guhuza n'ibyanjye nsanga ni igisubizo Imana impaye. Ni amagambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 5. Hari amagambo Pawulo yabwiye Tito, aramubwira ati icyatumye musiga Krete ni ukugira ngo tunganye ibyaho bidatunganye, byasigaye byaho. Rero nanjye gusanga ko iyo nza gupfa muri kiriya gihe, bitewe n'uko narindi, naho narindi nari kurimbuka pe. Rero naje gusanga yuko ni igihe Imana yanyongereye. Amen. Kugira ngo kubwo kuyemera ihindure ibidahindutse muri njye. Amen. Urwo rugendo rero nirwo nkomeje, kandi nsaba Imana kugira ngo ikomeze kunkomeza. Amen. Imana rero ntabwo yarekeye aho, yamaye n'ikindi gihamya.
amagambo aboneka muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 hari amagambo avuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni amahoro kugira ngo mbareme mu mutima w'ibizaba hanyuma. Rero ibyo Imana itwifuriza kandi idushakira si bibi ahubwo ishaka kuduha amahoro. Amen. Rero naje gusanga yuko mu kutabona kwanjye kandi ayo mahoro ni Kristo, ayo mahoro ni Kristo. Mu kutabona kwanjye rero ntabwo byatunguye Imana, ahubwo Imana niho yanshakiye. Amen. Imana niho yamboneye. Niyo mpamvu kuri ubu ngubu nshimira Imana yuko nabona, kuko mu kutabona kwanjye abandi babona yuko ari ikibazo, ahubwo ngiye mbibona nk'umugisha wanjye. Nshimira Imana rero yemeye yuko mpomba amaso ariko ikandonka, kuko nzi neza yuko muri yo harimo ubutunzi burusha ubundi butunzi bwose agaciro, ndetse ku kigero cyo hejuru. Rero Imana yamaye n'ikindi gihamya kiboneka muri Zaburi 118:17, aho bavuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo nekerereze abantu ibikomeye Uwiteka yankoreye. Rero niyo mpamvu nyiriho, soko ndusha abandi bapfa buri munsi cyangwa se n'abapfuye ubwiza, ubutunzi cyangwa se uburanga n'ubwenge, ahubwo ni ukugira ngo nekerereze abantu ibikomeye Uwiteka yankoreye. Rero nishimira Imana cyane. Ubwo ni ubuhamya bwanjye mu magambo makeya kuko ni burebure. Rero ku kigendanye no kwiga kaminuza, ubwo nari nababwiye ko natangiye guhinduka niyegurira Imana mu mwaka wa 5, nakomeje kwiga mu mwaka wa 6 naho umwami aramfasha nsinda neza, ngira amanota anyemerera kujya muri kaminuza. Mu 2024 njya muri kaminuza. Iyo ikintu cyose kigiye kumbaho rero, cyangwa se iyo hari ahantu ngiye kujya, mbanza gusenga nkasaba Imana kugira ngo izamfashishe, kuko nari mbizi kandi nari mfite n'amakuru yaho y'ibintu bibera muri kaminuza. Ntabwo biba byoroshye. Twiga muri segonderi twagiraga perefe wa disipurine, tukagira abanimateri n'abanimatrice, ku buryo hari ibyo bafasha kugira ngo umwana cyangwa se umunyeshuri azamuke neza ndetse bikagira icyo bimurinda. Muri kaminuza rero ni aho umuntu agenda ari wenyine akimenya. Numvaga rero bizangora cyane, mbishyira imbere y'Imana, ndabibwira, nyereka ahantu ngiye, nyereka urugendo nagiye, nyibwira ko ariyo yabyemeye, aho naho ngiye kujyayo bizamfasha. Nagezeyo rero muri kaminuza ya Nyagatare, ari naho niga ubu ngubu. Niga umwaka wa mbere. Biragoye ariko nubwo biba bigoye, nta kintu na kimwe kigora Imana, nta kinanira, nta n'ikiyikomerera cyane. Iranshoboza, irambashisha, ndetse umwaka wa mbere wose nawusoje natsinze ku kigero cy'uko ubundi isomo rigufashe muri kaminuza urarisibira ukongera ukanaryishyura. Umwaka wa mbere rero nawusoje nta somo rimfashe, atari uko ndi umunyabwenge, atari uko niga birenze cyangwa se biri ku kigero cyo hejuru, cyangwa se niga mu buryo bunyoroheye, oya, ahubwo ni kubw'ubushobozi bw'Imana. Amen. Kuri uwo munsi wa none rero ndi mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Ubu ngubu nari maze iminsi ndi muri stage. Tumaze iki cyumweru ni icya 4 ndimo muri stage i Rwamagana. N'ubundi niga ibigendanye n'uburezi, nari ndi kwigisha. Yego. Nabyo rero Imana yaramfashije, kandi mpamya nashidikanya yuko n'ibindi bizagenda neza. Gusa kwigaho ntabwo binyorohera, birangora, ariko nshimira Imana ko imbashisha. Amen. Bikukomerera mu buhe buryo? Uburyo nigamo ni uburyo bwo gusoma.
ubundi mbere niga segonderi baduhaga note tugasoma dukoresheje nyine uburyo bwo gusomesha intoki, ariko muri kaminuza biragoye kuba umuntu yabona note, ndetse hari udukoresho bagira tuba turiho burayi, ariko kugeza amagingo ngiye kugakoresha byarananiye. Ubwo rero kwiga kwanjye ni ugutega amatwi gusa, mwumva nkafata, noneho nkajya mu kizamini nkakora kati cyangwa se test. Ni muri ubwo buryo nigamo, ni nabwo mvugamo yuko bikomeye, ariko nubwo biba binkomereye, Uwiteka Imana iramfasha nkazana amanota atari mabi, nabyo mbishimira Imana. Rero ni muri ubwo buryo binkomerera kandi binangora. Amen. Ni ukuri, ariko uko byagera kose Imana ihabwa icyubahiro, kubera ko iragufasha mu kuri, kubera ko kare wigeze kumbwira ko wigana n'abandi bareba muri batanu babana n'ubumuga bwo kutabona, kandi mukagendana nabo. None se koko mubyitwaramo gute, mutsinda gute? Ni bwo bushobozi bw'Imana nakubwiye navuzeho. Ntabwo navuga ngo impamvu nsinda ngo mbashe kuyisobanura neza, ni ubushobozi bw'Imana ku giti cyanjye. Ubwo abandi hari uburyo wenda bakoresha, ariko for myself ni ubushobozi bw'Imana, kandi niyo niringiye, ni nayo nizera, ni nayo nshoboza. Amen. Ni ukuri, Imana ihabwa icyubahiro kubw'imirimo yayo itangaje. Mu gihe hariho abantu benshi bareba bisanzwe neza, ariko batagira igitekerezo cyo gukomeza kwiga, ntibashake no kwiga. Niki kigupushinga kugira ngo ubashe kumva ko ushaka kugera ku ntsinzi ku rwego rwo hejuru? Yego, murakoze cyane. Kimwe mu bintu bituma rero numva nakomeza kwiga nubwo biba bingoye, ni inshingano. Ahantu hose ngiye numva ko Imana yemeye kongerayo kubw'inshingano yayo. Ahantu hose hakenewe kubwirizwa ubutumwa, ahantu hose hakenewe ko abantu bamenya Imana. Rero inshingano yanjye ya mbere, kandi ikintu cya mbere mba numva nshyize imbere, ni ukumenyekanisha Yesu. Amen. Yaba mu byo mvuga, uburyo nitwara, byose bikaba ari ukugaragaza Yesu. Rero nk'uko nakubwiye ko Imana yampaye n'umurimo wo kubwiriza ubutumwa, nishimira cyane, umurimo nkunda cyane. Aho ndi naho makorera ubutumwa, makorera umurimo w'ubutumwa bwiza. Yego. Rero kwiga, niga bwa mbere kugira ngo menye, ariko ntabwo niga kugira ngo ibyo bintu bifate umwanya mu bwenge bwanjye cyane, ahubwo icy'ingenzi mba numva nifuza kuruta ibindi cyafata umwanya muri njye, ni ijambo ry'Imana, ni Yesu Kristo mba nifuza kugira ngo abe muri njye, ndetse ananshoboze gusohoza umurimo we aho ndi. Kubw'ubushobozi bw'Imana rero, iyo imfashije nkatsinda, numva nta somo ryamfashe, watsinzwe muri make, nta somo ryansinze, mbishimira Imana cyane. Amen. Ndishima mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nubwo biba bigoye, Imana iramfasha pe, iramfasha, kandi mba numva nifuza ko aho ndi hose Yesu ariwe wagaragara kuruta uko njye nagaragara. Amen. Ni ukuri, Imana ni nziza kandi ibihe byose, sibyo? Imana ni nziza. Uri mu mwaka wa 2 wa kaminuza, sibyo? Kandi urashaka iterambere, ugashaka nanone no kugaragaza Imana yakugiriye neza, yabanye nawe. Kandi mu by'ukuri ntufite amaso, ariko Imana yaragusanze ikwereka ko ari umugambi wayo, kandi yari izi impamvu y'ibyo ngibyo, ko iyo upfa cyagiye ntacyo wari kubujyanye, ariko ubu ngubu uramutse usinziriye ko wanasinzira neza, ufite n'ibyiringiro, sibyo? Ni ukuri, ubu ngubu
mfite ibyiringiro muri Kristo Yesu. Amena. Nzi neza yuko ari amagambo meza yanditswe n'umugaragu w'Imana Pawulo yandikira Abakorinto wa mbere igice cya 4:9. Bavuze ngo iby'ijisho ritigeze kubona, haleluya, n'iby'ugutwi kutabonye, n'ibitarigeze byinjira mu mutima w'umuntu, ibyo ngibyo Uwiteka yabiteguriye abamukunda. Amen. Rero mfite ibyiringiro yuko ubwo Yesu azagaruka nzamubona n'amaso. Amen. Kuko mu ijoro ingaruka yose y'icyaha ntizigera yinjirayo. Amen. N'ibi bindiho rero kuko tutabona ni ingaruka zabo. Kandi icyo gihe Yesu naza, icyaha n'ugiteza n'abanyabyaha bazashiraho. Amen. Tuzinjira mu bwami bwo mu ijoro dufite ubuzima buzira umuze. Amen. Kandi turi bazima no mu bya mwuka mu buryo bwuzuye. Amen. Mfite ibyiringiro yuko Yesu nagaruka nzamubona n'amaso. Amen. Kandi kwiheba byarangiye igihe Imana yansobanuriraga n'impamvu y'ibyambayeho. Amen. Ubu sinakiheba ngo nigunge kuki byagenze gutya, kuko impamvu ndayizi. Ahubwo nshimira Imana yuko ibyo Satani aba ashaka kugira ngo bihinduke umwaku kuri twebwe, biba ari bibi kuri twebwe, Imana ibiduhinduriramo umugisha. Amen. Urakoze, turagushimiye cyane. Ariko se mu by'ukuri nko muri uru rugendo urabona hari abantu benshi bakurikira iyi sheni ya Emerita Ministries, babasha gukurikira ubu buhamya bwawe. Uri umusore, ubu ngubu ufite imyaka 25. Ibyo ari byo byose hari ikintu wumva wifuza mu buzima, hakaba hari umuntu Imana yararitse uri gukurikira ikiganiro, ku musozo akaba ashobora kuvuga ati nanjye nkwiriye kuba amaso y'impumyi, nkwiriye gufasha uyu mwana w'Imana ufite imyaka 25, ariko akaba afite ibi byiringiro, akaba afite courage, ajya kwiga, akaba yararangije secondaire, akaba ari muri university ashaka gukomeza. Mbese ukavuga ati numva wenda yankorera iki, nicyo cyarushaho kumfasha. Mu by'ukuri nicyo wumva ukeneye mu buzima, kuko hari abantu b'Imana bagikora umurimo w'Imana. Kuko n'ubundi nimero yawe tuzayishyira munsi y'iki kiganiro kugira ngo umuntu wese ukeneye kuvugana nawe abashe kugufasha. Hari abajene benshi bashobora kubona Imana yarabagiriye ubuntu ikabaha amaso yo kureba kugira ngo babe amaso y'impumyi. Hari ababyeyi nabo bakwiriye gukora gutyo. Hari abagabo, mbese abantu b'uburyo bwose bashobora kugufasha. Ni ukuri niki wumva aba bantu bakurikira Emerita Ministries babasha kugufasha muri makeya? Murakoze cyane. Nuko n'ubundi intego yanjye cyangwa se uburyo mba numva nabaho, numva ko mu buryo bwose nagaragaza Yesu, akaba atari njyewe ahubwo akaba ari Kristo ugaragara. Yego, birumvikana. Intego yanjye rero cyangwa se wenda icyo nakifuza nsaba n'abakurikiranye iyi cano, mbere na mbere nk'inkunga, ni inkunga y'amasengesho. Amen. Kuko turi mu isi y'ibigeragezo, ndetse muri iki gihe cya none Satani ari gukorana imbaraga nyinshi cyane, ubugome n'ubucakura ku kigero cyo hejuru. Rero inkunga ya mbere ni amasengesho. Ikindi rero wenda mu buryo bw'ubushobozi, nk'uko wari ubivuze nyine, ayo magambo wavuze ngo amaso y'impumyi, ndumva narayize mu gitabo cya Yobu. Ubwo nyine wowe byakora ku mutima ubuhamya bwanjye, ubwo bigendanye n'umutimanama we, niwe wagena icyo yakora cyangwa se ubufasha yama. Ariko inkunga ya mbere mba nifuza ni amasengesho. Ibindi Imana niyikorera mu mitima y'abantu ikabemeza ndetse ikanabashoboza. Urakoze cyane. Imana ikomeze kuguha umugisha cyane. Ayo magambo aboneka muri Yobu igice cya 29
umurongo wa 15 ahavuga ngo nari amaso y'impumyi ndetse nari n'ibirenge by'ikirema. Ndumva yari amaso y'impumyi. Yobu urabizi ubwo yabwiraga Imana, yibwiraga ko mbese ntacyo atari yarakoze mu gihe yasengaga abwira Imana kumutabara, sibyo? Rero urakoze cyane kandi turagushimiye cyane kuba wabashije gutanga ubuhamya kugira ngo abantu bakurikire kandi bumve yuko nta mpamvu yo kwiheba kandi nta mpamvu yo kujya kure ngo uvuge utese Imana kubera iki ari jyewe. Ntagomba kuvuga ngo kuko ari jyewe, kuko Imana iragukunda kandi ndashima Imana yaguteye, mbega yakwimenyekanishije kugira ngo ubashe kwiga noneho ukomeze, ariko noneho unafite n'ibyiringiro mu Mana. Rero muri uyu mwanya uravuga uti nk'uko Yobu yavuze ati nari amaso y'impumyi, nari ibirenge by'abadashobora kugenda. Mbese n'undi muntu wabyumva ngo akaba yagira ikintu agufasha, umwuka w'Imana abagenderere ababwire icyo bagufasha. Ubundi n'iki Imana idushakaho kugira ngo tubashe kugendana duterana n'inkunga muri ubu buzima bwa none. Rero Imana ishobora byose kandi Imana ifite abantu bayo. Ntabwo Imana yacu yahindutse, uko yari iri niko iri kandi niko izahora. Imana rero ishimwe yakugobotse, yabanye nawe. Reka tusenge rero, ndasaba buri muntu wese ukurikira Emerita Ministries kugira ngo abashe kumenya iri somo riboneka muri Yobu igice cya 29 umurongo wa 15, aho Yobu yavuze ati nari amaso y'impumyi kandi nari ibirenge by'abatabasha kugenda by'ibirema. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusoza dusabe Edizo adusabire umugisha. Murakoze cyane. Mbere yuko dusenga hari amagambo nkunda cyane aboneka muri Zaburi ya 34 umurongo waho ni uwa 8 maybe ntabwo nibuka neza kuzamura kugeza ku wa 16. Gusa amagambo nkunda arimo muri iyo mirongo hagati aravuga ngo imigunzu y'intare ibasha gusonza ndetse ibasha no gukina. Ariko ari amagambo avuga ngo abubaha Imana nta cyiza bazakena. Amen. Kandi ku murongo 16 aravuga ngo ijisho ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi n'ugutwi kwayo gutegeye kukumva ku gutaka kwayo. Amen. Rero Imana niyo dukwiriye kwiringira kandi tukayiyegurira kuko abari muri yo nta cyiza bazigira bakena. Amen. Rero reka dusoza n'ubundi nk'uko bivuze dushimira Imana yo ikiduhagaritse, ikiduhaye kurama, dusabe kugira ngo idushoboze kuramira muri yo. Amen. Data twese uri mu ijuru, Uwiteka uhoraho, ubwami bwawe buze bube mu mitima yacu iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro. Sabe buri muntu wese uzagikurikirana kugira ngo buri muntu wese uzamubashishe gukuramo icyamwubaka. Komeze kuturinda natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.